hanyuma ufite abana bangaye kuri iyi saha? Ngo kuri iyi saha uwo mperuka afite 40 naho ngo kuri iyi saha agira ngo nambyara buri munsi ngo kereyo na shimboke. Ibyo nibyo mu kihe gihugu sha? N'icyo kintu cyagutangaje wumvishije? Nutwo mbese nk'ubwo urambwiye ngo numvishije. Oya numvise. Wumvise? Urumva ibyo byashije abindi mwongeraho zindi mpamvu mwigora kandi numvise ko ibyo byo gucanga byo guhitinga byo gutwika urwo rubanza nashinze bagize ubwoba kuko hari amaradiyo yandishye koko. Kubera iki abantu bishyizemo kugira amahane? Nihe ndirimbo yawe n'iyi saha ujya uvuga ati iriya ndirimbo yari yengetse cyangwa se yari ikoretse neza? Ngo yari yengetse? Iwacu si kure cyane, iyo uzindutse urahataha kandi bakwiga bukarara. Iwacu ni Nyarugenge manuka Igikondo nganiremera we natashye. Hanyuma ni irihe banga mwakoreshaga kugira ngo indirimbo zanyu zibe zigikundwa kugeza n'uyu munsi? Ariko ukunda amabanga we? Nkubitanye amahaso na Nyabugogo numva umutima uranurutse, Kigali yose iransekera, ijuru ry'inyenyeri ibihumbagiza, n'impumuro yahawe ndayimenya. Gasaro TV. Abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze merereye impande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe no utarayikorana umwanya mwiza nibona ibigano byacu ari byiza. Ndabasuje cyane rero abari mu Rwanda, East Africa ndetse nabo nakibagirwa abantu bari muri diaspora. No kuri nanjye ndabakunda nkuko mudahwema kugaragariza urukundo, kugira ngo rero mbabwire ngo ushaka indirimbo nziza ukunda indirimbo yitwa Nduwiwe, indirimbo ya kapo nziza cyane ya Letitsa ndetse mugabo yitwa Juma batuye muri Canada. Muraza kumva muri background ndetse nzi ko iri bufashe imitima ya benshi. Kuba yisanga no kuri channel yabo yitwa Letitsa ndetse na Juma, ugakora na subscribe, ugasharinga na comment. Uyu munsi yo tukwe n'umumama mwiza cyane, reka mvuge ngo twaje gushaka impanuro za kibyeyi, mukaba mumuzi nka Cecile Kayirebwa. Tubahaye ikaze mama. Mwakoze cyane. N'amakuru y'iminsi? Ni meza ni meza. Reka nangire umbwira ngo urasa neza. Urakoze rwose ntako ntagize. Heyo kwiteguye abantu bakomeye nawe urabyumva. Nukuri nemeye pe agatiro keza karuja lèvre kajyanye n'inzara mbese mwana Royce akaganya ibyo byose urabihituye. Nabibonye neza. Hanyuma njye nibaza akabazo wenda uyu munsi ndakakubaza, ushikira umushwa ko ari mwiza cyane? Abize kandi ariko hari ibyo bintu hari umuntu ubyimenyeho koko? Oya ariko wenda uko abwirwaga n'abantu, kuko uyu munsi ndareba imyaka bari kunkabona ubwiza ufite nkavuga ati no mama kiri muto yaratwikaga mu mvugo z'abumva. Imvugo zateye. Nanjye ndatwitse rero ashwidare byaraho ngaho ntabwo simbizi. Umuntu arakura araho n'abandi bana ntabwo yatekereza ngo ndi mwiza kabeme. Yego. Hanyuma iyi saha rero uri umumama, mbese navuga ngo twaje kugushaka impanuro za kibyeyi. Nizere ko dutana umugisha cyane mwinshi. Yego. Ngo ni murabahawe mutaranahanura, dore ko mudahanura harya ngo urashaka kugira ngo mubwiye impanuro ki? Hanyuma mama je yisaha nukuri umbabareye ngo ufite amatsiko menshi. Nagize n'amahirwe ngirwa umugisha wo kuba twicaraye, nari nabyifuje kuba kere ko reka nongere ngushimire. Urakoze mama. Hanyuma ufite abana bangaye kuri iyi saha? Ngo kuri iyi saha uwo mperuka afite 40 naho ngo kuri iyi saha agira ngo nambyara buri munsi. Agira ngo byara nk'abantu batanu mu munsi. Kuri iyi saha babaye banga. Mfite abana bane. Ariko ubwo ndavuga abana bane ko ari abana banjye, ariko n'abantu bakuru bose.
yo nukuri ni byiza cyane. Hanyuma umuto niba atari banga afite imyaka ingahe? so woza nyine nkubwira ko agize 40. Imyaka 40? 40. Nukuvuga ngo ufite ubuvivi abuzukuruza bose. Ibanga ni irihe se kumbona? Nabuzukuruza. Hanyuma tubwira ibanga. Ariko ko mumeneje amabanga. Ziko muza mwagennye kumeje amabanga mwezi ko mungana. Zasemera amabanga. Oyi impamvu ubona umunsi ku wundi uhora uri umujene. Urashaka kunyishimishiriza gusa. Oya nukuri kw'Imana. Je nago numvaga ko afite umwana w'imyaka 40. Ubungu kandi nkubwira ko ari we mutoya. Ndumiwe. Hanyuma bajye bavuga ngo abantu ba mbere baryaga ibintu umutsima imyumbati biki byose. Abantu bande? Abantu batarimo generation y'uyu munsi. Oya we mbwira igifaransa. Urambwiye ngo abantu baryari. Hari ibintu mbwiye. Abantu bahambere. Yego soye. Sinzi ibyo warumbwiye ngo abantu bahimbere. Bahambere. Okay. Nukuvuga ngo baryaga ibiryo mbese navuga ngo bya kinyarwanda. Niyo mpamvu ngo mukomera mbese mumeze neza. None ubu ngo mwebwe ntabwo murya ibiryo bya kinyarwanda. Ariko uyu munsi byarateye ngibirayi ngamafiriti bici byose ntago ari nga mbere. Oya, firiti yo wenda nibya ariko nabyo si byavuba. Firiti genda yazi nuko yariko avukiye mu mujyi ariko amafiriti nyazi ndi umwana. Erego yo bayihanze cyane. Oya aho navukiye. Navukiye hari i Kigali. Ayo mafiriti nyazi kera biterwa n'abantu aho babaga batuye n'uburyo bwabo bwo kurya. Aho undi by'ikinyarwanda sugira ngo abantu bose ntibarya by'ikinyarwanda. Ibyo ngibyo by'imyumbati noze yagiye he imyumbati. Umutsima n'ibiki byose bya mbere. Ngo n'ibiki byose di. Mama raza kuyangana ku kinyarwanda ndabizi ko ikinyarwanda cyacu kigutera umutwe. Ntabwo ari ikinyarwanda ariko se kuvuga ngo umutsima n'ibiki byose. Ibyo biki byose ni ibiki. Umutsima mbese navuga se mbese ibiryo uravuga bya kinyarwanda. Yego. Sibyo umutsima w'amasaka barawuryaga koko ubu ngubu ntabwo mukiburya musigiye mwirira harya byo n'ibiki murya uyu munsi. Bitari n'imyumbati. Bya bifu bindi gahonga. Gihe baryaga umutsima bakarya ibishyimbo bakanywa amata cyane inshyushyu n'ay'ikivuguto rwose nanjye ibyo ngibyo ndabyumva ko kera abantu bajyaga kwirirwa baragiye cyangwa kwirirwa bahinga umusozi bakabanza bakarya uwo mutsima bakanywa n'ikivuguto maze umuntu akageza ngo nimugoroba atarongera no kugira inyota no gusonza. Ibyo rero byarabatungaga kandi koko harimo intungamubiri nyinshi cyane mu masaka no muri ayo mata rero. Yego. Hanyuma njye numva ngo hari bya niba ari kereyo na shimboke. Ibyo ni ibihe? Ibyo ngo byari imyambaro ntago ngiye mbizi niyo mpamvu mbikubajije. Ngo kereyo na shimboke. Ibyo ni byo mu kihe gihugu shaka? Hano mu Rwanda. Kereyo na shimboke? Ndakurahiye ngo n'ubwa mbere mbyumvise. Ibaze mbese ngo ni bizaringutiye. Lingutiye ariko ari gusa. N'inkweto za kereyo n'amashimboke. Kane mpamo y'Imana. Ibyo bintu ntabyo nzi ndakubwiye ngo n'ubwa mbere mbyumvise. Bambaraga impu urumva bararukenyeraga harabanje kurukana n'ukuruhonda ku buryo ruzoroha rukaba nk'umwenda. Bakarwambara bagambaraga ibintu mbega mu mpare kuko nibyo hambere cyane nanjye babyumva nabwo nabisanze kameme nasanze bambara imyenda. Abakobwa bagakenyera n'abagore abagabo nabo bagakenyera tena nta mapantaro n'ibiki byose byabagaho ariko ibyo ni cyambere yanjye nanjye ni kera cyane. Hanyuma njya numva ngo mwabagaremera ngari niyo mpamvu yatumye uhanga iriya ndirimbo iyihe iwacu ni sikure cyane ariko bazi kumenyera ibintu bakamenya n'icyo yatumye mpimba ikine. Ese nibyo koko niho mwabaga? Iremera hari iwacu kwa data. Ako naho twahimukiye nyuma naragiye kera.
hanyuma ntabwo ari ukuvuga ngo iwacu si kure cyane nuko ngo ntabwo nabihimbiye i Remera, nabihimbiye ko ino mu Rwanda aho icyo gihe baturikurira tukashobora kuza. Ni ukuvuga ko nari maze kubona ubwenegihugu bw'Ababiligi n'Ubunyarwanda byombi bikunda, babyumvikanyeho ku buryo ubigira byombi. Hano icyo gihe ukaba wari ufite uruhushya rwo kuza. Yego. Nawe najyaga nza nihishe nk'uko nagiye nihishe. Basesera za cyangwa uzanyungwe no. Kuki se wagiye wihishe? Kubera ko hari intambara. Okay. Muri 73 hari intambara, abantu barapfaga. Ande bwatwikirwa ibintu nk'ibyo. Yego. Hanyuma iyi saha rero uyu munsi uri mu mujyi wa Kigali, ariko hari nk'imico y'urubyiruko bakiri batoya ujye ubona kuri uyu munsi kakubabaza ukavuga ati kera ntabwo byagendaga gutya. Nihe mico uyu munsi urubyiruko ubona mbese bitagakwiye ko bifata gutyo? Abo mbona Seka, abo mbona n'abanjye baraha, abandi mu muhanda bigendera zuko navuga ngo nagenda ngaya abana bigendera mu muhanda gusa. Oya nukuri. Hanyuma hari amaterme bakoresha ukayumva akagutangaza. Hari amaterme wabuze urubyiruko rw'uyu munsi? Arantangaza gusa, ariko ntabwo mvuga ngo ndabigaye, numva gusa bintangaje kandi nkanagira n'ubwoba koko, ariko nyabwoba bwo Ikinyarwanda kizashira, kizima kizashira, bakajya bavuga ururimi nkavuga nti wenda nk'umwaka utane ngaruka nzasanga ntumva ibyo bavuga mu akanyabo nk'uwageze mu ikindi gihugu. Mw'icyo kintu cyagutangaje wumvishije? Nutwo mbese nk'ubwo urambwiye ngo numvishije. Oya, numvise. Wumvise? Urumva ibyo byashije abindi mwongeraho zindi mpamvu mwigora kandi wumvishize. Wumvise? Narumvise, warumvise ndagukontugira byose we. Yego. Numvise ko ibyo byo gucanga, byo guhitinga, byo gutwika. Ariko urayaza amaterme birasetsa cyane. Ariko hari n'ibindi biri bukuru nabyo tutavugaga cyane, noneho kubera kugishaka kugera Ikinyarwanda bikageraho bikaremera. Amabwiriza, inshingano, imishinga, yego, ifatabuguzi, ibintu icyo gihe ntabwo twebwe twari tubizi. Ariko urumva ko ari Ikinyarwanda bashaka kugira ngo kibe Ikinyarwanda cye kuvangamo izindi ndimi nk'Icyongereza n'Igifaransa. Ibyo rero nsanga ari ikintu cyiza cyane bakora, ariko urabona ko bikorwa mu buryo sinabona ukuntu mbivuga academic. Bikorwa mu rwego rwo kwigisha kugumana Ikinyarwanda kizima. Yego. Naho ibyo mu muhanda rero nawe ntubimbaze. Ese mama ubona ari ihe mpamvu abahanzi b'uyu munsi badahanga indirimbo nk'iza mbere? Mbese navuga ngo uyu munsi ukumva umuhanzi araririmbye ariko ku mugani we cya Kinyarwanda nta kintu na kimwe wumvishijemo. Wumvisemo? Urabona ntabwo umuco cyangwa ururimi bishobora kuguma hamwe ngo bigume hamwe bye kunyeganyega. Yego. Uko igihe kigenda niko n'ayandi magambo azamo, niko ibyo bashaka kuririmba bihinduka kuko ubuzima buba bwarahindutse. Yego. Rero urabyumva, ndabyumva nyine nkumva ko baririmba ibyabo by'iki gihe. Yego. Hari umuhanzi wo mu Rwanda ukunda? Ndabakunda bose. Oya cyane uwawe prefer ukavuga ati uyu muhanzi aririmba neza. Bimitije abana n'ingeso mbi cyane. Bose nabawe. Hanyuma hari umuhanzi witwa Clarisse Karasire yavuze ko uri role model we ndetse agukunda cyane. Wowe uriya muhanzi umufata gute? Genda mushima rwose, mbana ari umwana muto uhimba, agahimba ibintu bimeze nk'ibisigo ndetse agahimba Ikinyarwanda kimuruta ubukuru, yene ko navuga akagira n'akajwi keza, akagira n'injyana nziza. Ni ukuri. Hanyuma iyi saha hari abanyamakuru ngo badashobora gukina indirimbo zawe kubera ko wenda bagutinya. Ntinya se naririmbiye kugira ngo babishyire mu kabati. Icyo nicyo nibaza ati wenda ushobora kubacisha nk'ibihano cyangwa se reka mvuga amande mu rurimi rw'amahanga. Oya reka nkubwire. Ibyo bintu rero ubwo urumva biba byarabaye bikageraho bikahinduka amazimwe.
yego ibyo kuvuga ko nashatse kuvuga ikintu cyitwa droit d'auteur. Droit d'auteur rero ntabwo nzi ni uburenganzira bw'umuhanzi uwo ari we wese bigomba kubahirizwa. yego bigomba kubahirizwa, ni ukuvuga ko ubundi habaho iyo nzu ibikora. none iyo nzu ibaho aho nzi mu bindi bihugu irahaba. wakwiyandikishamo ukaba membre wabyo uri umuhanzi. rero n'abanditsi cyangwa n'abandi bose bagira ibyo bahanga kwiyandikishamo ukajya utanga cotisation ni gakeya rwose ku mwaka. bo bakakugenzurira ibintu byawe aho bica bitasabiwe uruhushya. bakaba ari bo babaca amafaranga. noneho kugira ngo uhemberwe icyo wakoreye. urumva baba bavuga bati nta kuntu umuntu agira abora ubwo bwenge inspiration byamuvuye mu mutima no mu mutwe akabitunganya akabirangiza akabishyira ku murongo akabyandika akabyiga iyo ndirimbo ikaba nziza abantu bakayikunda. yarangiza akayijyana muri studio bakayaregistra ukayitangaho amafaranga. warangiza ukayivana mukayijyana hahandi bakorera twa dupapuro n'amatexte n'iki byose n'amafoto. nanone nabyo bakabikurihisha bakabijyana aho babishyiramo ikavamo ari CD cyangwa ari cassette. ibyo byose ni wowe birakuvaho. ari bwa bwenge niwe bwavuye hari amafaranga ni wowe wavaho. nta mpamvu umuntu ashobora kubifata ngo abifatire ubuntu ntacyo yishyuye. rwose nta cyubahiro nibura na kimwe cyo kuvuga ngo asabye uruhushya. hari ubwo yarusaba akaruhabwa. cyane rero iyo bica mu byuma mu mateleviziyo no mu maradiyo yishyurirwa ibyo. bo bakishyurwa wowe ukabigwamo. icya mbere ntabwo baba baje kubigura n'iwawe kandi barabizi ko ubifite. bajya kubigura ku isoko mu bapirate. ibyo ni ikindi cyaha bimeze nabi byarujitiye nabi. ukumva rero nabyo biguteye agahinda. agahinda saka amafaranga gusa ni ugupfushiriza ibintu busa. kuteka bahora batekereza amafaranga barayatanze. ariko nibabikunde babyubahe be kubikunda ngo babyibe cyangwa bafata ibyo ari byo byose bakoze nabi. ubu hari nk'umunyamakuru wakwegera akubwira ati waretse nkajya nkina indirimbo zawe ayigusabye wamwemerera? amwemerera koko. none se kubera iki bagutinya kukwegera bakakubwira ati reka tujye dukina indirimbo zawe? bibi rwose ni urwo rubanza nashinze bagize ubwoba kuko hari amaradiyo yandishye koko. bagiye mu nkiko ibintu biracika baraburana. noneho avoka wanjye abagenda abereka ibyaha birimo. bo babajije babaca amafaranga. ntabwo ari menshi cyane ariko bagiye batanga kamwe kwivanaho amafaranga nubwo byaba ari 30,000 cyangwa 20,000. akumva mbega mubabaje kubera ko atazi uburenganzira bw'umuhanzi. hanyuma njyewe hari umunyamakuru nabwiye ko dufite ikiganiro arambwira ati uriya mumama ati si n'ukuntu agira amahane kubera iki abantu bishyizemo kugira amahane. ndababwira arambwira ati ngende indirimbo ye sinanayikira kuri radiyo yanjye ati agira amahane ati sinzi ukuntu agwaye ikiganiro. ubundi se muzima usanzwe hari amahane ugira mama? reka nta mahane ngira. ni ubwa mbere numvise umuntu ugira amahane. ni ubwa mbere byumva ni ukubera urwo rubanza kuko ni urwerekeranye n'uburenganzira ntaho bihuriye n'amahane cyangwa se n'ubusambo cyangwa n'iki cyose. nuko ni ibintu bagomba kwibwiriza ubundi. ahubwo ni ibintu bari bakwiye kwibwiriza. nta muntu ugira utunga radiyo cyangwa televiziyo atazi amategeko yayo. byose urumva wowe wabyubaha. hanyuma hari indirimbo ni nyinshi pe nziza cyane ndetse n'abanyarwanda cyangwa se ku isi yose dukunda. niyihe ndirimbo yawe n'iyi saha ujya uvuga ati iriya ndirimbo yari yengetse cyangwa se yari ikoretse neza? ngo yari yengetse mbese ati iyi ndirimbo niyo nakoze neza cyane nishimira kuri uyu munsi. kuri wa mugani ni nko kumbitishamo abana banjye. hari izo wakunda ahubwo ugasanga nyine bingarutseho. ugasanga koko hariyo abantu benshi bakunze cyane. nkumva nyine ko wa mugani wanyu yahitinze. ubu se mara yanjye uyibutse urabaka promosiyo? urabaka promosiyo? nakavuga iki ako ngako? reka
urandirimbira akantu gatoya ko ndirimbo yawe nkunda iyo ukunda ni iwacu gato cyane ni promosi ukagira ngo hari aho mukuye hari aho mujyanye iwacu si kure cyane iyo uzindutse urahataha kandi bakwiga bukarara iwacu ni Nyarugenge manuka Igikondo nganiremera we natashye rwose ufite ijwi ryiza cyane pe. Hanyuma ni irihe banga mwakoreshaga kugira ngo indirimbo zanyu zibe zigikundwa kugeza n'uyu munsi? Ariko ukunda amabanga we nawe ntabwo ngumenesha amabanga kuko uyu munsi nta kimuntu akoresha umuntu agira Imana akagira inspiration nziza akagira babyita inganzo. Yego, ukagira inganzo nziza amagambo agahura n'amajwi wagira Imana abantu bakayikunda. Yego, nta banga waba wakoresheje kurusha kugira ngo yawe ikundwe indi bendere baye kuyikunda cyangwa ikintu ntawe bihuriye rwose n'amabanga ayo ndayamena nushaka. hanyuma hari ukuntu umuhanzi ahanga bitewe n'ibihe arimo cyangwa inspiration ikaza bitewe na mood mbese muri ibyo bihe arimo. Hari indirimbo waba warahimbye kubera impamvu runaka? Nyinshi nk'iyo sasa nayikubwiye iwacu si kure cyane nari maze kubona uburyo bwo kuza mu Rwanda nemye urumva nsanga ni byiza cyane nari mfite uruhushya noneho ntagomba guca hirya no hino nubwo icyo gihe navuga ngo nkubitanye amaso na Nyabugogo icyo gihe nari ngica mu mayira atumvikana. Yego, ntutse zagoma noneho ibyo navugaga ngo nkubitanye amaso na Nyabugogo numva umutima uranurutse Kigali yose iransekera ijuru ry'inyenyeri bihumbagiza n'impumuro yahawe ndayimenya menya ubwo urugendo ko rushize n'akagahinda ka buri cumbiye ntinatashye. urumva ko nari nezerewe. Ese ufite impano itangaje ndetse ntabwo reka kubikubwira mu bana wabyaye hari undi muntu ufite impano nk'iyawe? Bakora ibindi byerekeranye n'imizika. Abakobwa banjye barabyina cyane, barabyinaga mu marebe n'imena y'akagrupe twatuje hariya mu Burayi bakiri abana bakiri mu mashuri. Ubwo nakubwira ngo iki, umuhungu wanjye mukuru akora mu bintu bya production by'imizika. Yego, ibi byose byo hirya no hino no kumenyekanisha abantu no gukora n'ibyanjye byinshi niwe ubikora. Yego, ariko wumvaga wifuza byibuze ko hazavamo umwana umwe mu bana bawe wagira impano nk'iyo ufite? Ntabwo nabyifuje byo kubyifuza, ibintu birizana bikikora. Iyo nzi ko nabihawe na data. Nari umuririmbyi cyane. Yego, kandi akagira ijwi ry'igitangaza kandi akabikunda pe. None yanyitiye Cecilia kuko ngo ari umutagatifu w'abaririmbyi urumva. Yego, abinyitira ibyo ngira Imana iyo mpano nanjye ndayivukana nukuri. Ariko n'ubundi natwe yaradutozaga igihe cyose twabaga turirimba rwose, nimugoroba yaturirimbishaga mbere yo kuryama, igihe cyose atwigisha n'uturirimbo. Hanyuma abahanzi b'uyu munsi ni nk'ihe nama wabagira byibuze kugira ngo indirimbo zabo nabo zikundwe cyane nk'iza kera? Kuko uyu munsi urasanga indirimbo zanyu ntago zijya ziva kuri pause, urasanga n'uyu munsi ahantu hose zigikinwa. Biriya rero ntabwo ari ukugira inama umuntu, ni umuntu we ifite impano. Impamo ariko gusa icyo nabagira inama ababishaka nta kuvuga ngo ngewe ngo kubyo kuvuga utuye munsi igihe mbaye umuhanzi. Ntabwo wigira umuhanzi, uba uri umuhanzi. Yego, biba bikurimo kuva ukiri n'umwana. Ni ukuvuga ko niba udafite impano utayumva yizana muri wowe, irorerere rwose genda urebe undi murimo ukora. Kuko naho ubundi ibyo wikaniriye ukora ku ngufu, ugakubitamo ibyuma, ugakubitamo ibigoma byinshi,
ubwo ntayaba afite ntayaba afite ariko iyo abafite na gatoya yakoresha ko ngako yego tuvuge niba agira ijwi ryiza ashobora kuririmbisha atashyizemo ibyo byuma byose yego wasanga ijwi rye ryumvikana rigakundwa kurusha akubisemo ibyo bigoma byose bigenda bikamira ijwi rye ntiriryumvikane yego ni bene nk'ibyo ni ukugisha inama abantu nk'umwana utangiye umusore cyangwa inkumi itangiye gushaka kubikora yego ntabyirohemo ngo yibwire ngo ndarara ndirimba indirimbo ejo nzayijyana muri studio kubera ko mfite udufaranga two kuyishyiramo abanza agisha inama umuntu umaze igihe muri ako kazi muri iyo mirimo hanyuma hari igihe tujya twumva kuri uyu munsi ndetse nawe ndakeka warabyumvishe ngo abahanzi b'uyu munsi baririmba indirimbo zirimo amagambo y'urukozasoni Gasaro TV.